Haleluya. Arakoze nyakubahwa Bishop. Ubwo yarimo atubwira ibyo kubaka ikanisa akoresha abantu asanze kandi bagombaga ko bamuyobora. Namwibutse kera tukiri batoya, sizi ko kibyibuka, tukiri batoya twese ubungumwe musigaye mugendera ahantu ababanje imbere babanje guca mu bikomeye cyane. Twajyaga tugira ubukwe rero, banza mu bukwe bw'abarokore ba 70 babanje nari mu ba mbere. Hari umwe wabanje abarugaba nkurikiraho. Noneho twe rero uko twabigenzaga, twari twarakijijwe tutanywa inzoga, ariko tukagira n'ubwoba bwo gutaha inzoga abandi bantu turi kumwe nabo. Nuko noneho mu bukwe bwacu iki gihande kikaba icy'aba abanywa inzoga, kiriya gihande kikaba icy'abatanywa inzoga. Ukajya kwicara ushaka rero, wagera mu banywa inzoga, niba wumva unywa inzoga agenda ugasanga bariya mukasangira. Nuko icyo rero nibuka nuko Bishop Mugera agiye kugira ubukwe avuze ngo biriya nabyo ndabirambiwe, simbishaka. Niwe mu rokore wa mbere wo muri za 70 watangije ubukwe nta nzoga zirimo. Ibyo rero nabyo abaduciriye inzira abakurikiyeho twaje tuvuga ngo niyo gahunda, biba gahunda gutyo. N'abapantekote ntabwo icyo gihe bari bariho, mutazagira ngo nibyo abapantekote. Abapantekote biberaga kure icyangugu igihundwe, habagaho abangirikani bakijijwe. None abapantekote baje kuza nyuma rero badusanga dukijijwe, badutwara abantu benshi kubera amazi menshi. Hanyuma baragwira bashaka guturuta ubwinshi, ariko natwe uturo turazamuka kugira ngo twese tuzamure ubuntu bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyo ni cyambere nashimiraga Imana. Icya kabiri nuko je nabahaye umukoro tutarataha ndababwira ngo musubize amaso inyuma. Buri muntu wese arebe urugendo amaze kugenda, agenda arebamo ngo ni hehe kwizera kwanjye kwagaragaye mu mirimo yanjye nakoraga, mu rugendo nagendaga, aho nagiye nyura, kwizera kwanjye kwagaragaye hehe. Ufite ubwo buhamya aze hano kugira ngo tumuhe umwanya abutange, kubera ko twarabisezeranye ngo turatanga ubwo umwanya w'ubwo buhamya. Ni hehe se kwizera kwanjye kutagaragaye? Hari aho wageze se wagomba guhagarara wemye, kwema birakunanira, ugira ubwoba, ugira ibibazo, ntiwagaragara nk'uko ugomba kugaragara? Niba nawe uhari uzi hano utubwire ukuntu byagenze icyo gihe nuko bimeze uyu munsi. Niba ari uwo gusengerwa tumusengere. Wa mwana twari kumwe nimugoroba, Yesu ashimwe, zamura akaboko kawe tukuramukanye. Amina. Yatubwiye ngo nategerereje igihe muzavugira ngo ufite icyo ashaka kuvuga naze, mbona nkawe mubwiye. Ariko uyu munsi yarayashimye n'Imana nimugoroba kubera ko noneho bamubwiye ngo naza agira icyo atubwira. Ubwo rero uwo mwanya urahari, uza kugira icyo ashaka kuvuga. Nimushaka muguma ahangaha tuharare, ariko turiho tuvuga Yesu, tuvuga imirimo ya Yesu, tuvuga ibyo akora. Hari igihe tubiririmba tukaririmba ngo turabivuga, ariko mujye mureka tunabivuge mu buryo bufatika, kuko nabyo ni byiza, bituma abadayimoni bagira ubwoba. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntabwo ndi Drosera rero murabibona, nitwa Michel Kayitaba. Drosera agize ikibazo, twakomeje gutegereza ko ari buze kuza. Bigezeho arambwira ati rwose umfashije hari icyo wakora kubera ko ngize ikibazo mu kazi k'iwabo. Akazi rero niko kameranye ni cyane cyane yari akazi gakomeye kagushakiraho kaboneye, kandi umuntu bari kumwe baganira bari kumwe mu nama n'umuntu utoroshye mu gihugu, ku buryo utapfa kuvuga ngo mumbabarire mfite igiterane. Oya, ibyo ntibikora hariya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko twize ijambo rikomeye cyane rivuga ngo izishakira igitambo. Haleluya. Uyu munsi kandi igitambo kirahari. Ijambo ry'Imana twagenewe rero uyu munsi ni iryo twari twabwiwe nawe ko azatwigisha w'ejo. Yari yatubwiye ati turi munsi turinjira mu nzitizi zitubuza kwizera neza. Ngiki ijambo tugiye kurebera hamwe rero. Dufate Bibiliya zacu rero dusome amagambo turi buganireho tari menshi, yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo. Tubanze dusome mu gice
cya 11 umurongo wa 35 tugeze ku wa 39. Dusome wa 35 duhere hariya hasi ngo abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu nzu y'imbohe, bitishwaga amabuye, bagakereshwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose bamaze guhanwa neza cyangwa se guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe. Haleluya. Iri ni ijambo rikurikira amagambo menshi yanditswe ku bantu b'Imana. Hari liste ndende mushobora kuza kubusoma nimubona umwanya y'abantu bagaragayeho ubuhamya bwo kwizera. Kanaka yagaragaje kwizera kubera impamvu izi n'izi, barabatubwira muzabisome, kandi abakozi b'Imana bamaze gutambuka babituganirijeho. Ari Pastor Abusalomu yabitubwiye, ari Drosera n'ejo yabatubwiyeho. Abo bose ba Aburahamu, abo bose ba Mose, abo bose ba Debora, abo bose babayeho muri kiriya gihe cyabo, bagaragayeho ubuhamya bukomeye bwerekana kwizera kwabo. Akandi ibyo banyuzemo ni ibingibi tumaze kumva. Ntabwo byari ibintu byoroshye, ntabwo byari ibintu umuntu wese yapfa kuvuga ngo nimbihagararamo nimbigeramo nzabivamo nk'uko bisanzwe, nzabivamo ntacyo bintwaye. Byari ibintu bitoroshye. Ariko icyo tubwiwe mu ijambo ry'Imana nuko batubwiye barondoye iriya mirimo ikomeye mibi bakorewe, bakarangiza batubwira ngo abo bose bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo. Imana nihabwe icyubahiro. Muri iyi si, muri uru rugendo tugendamwo, duhuriramwo n'ibintu byinshi cyane bigenda bitugora, kandi nta kuntu bitabaho, kubera ko niba dushaka rwose kuzagera mu rwambi rwo mu ijuru, tugomba guca mu makuba akomeye. Twigishijwe mu ijambo ry'Imana ngo inzira turimo tunyuramo ntabwo ari inzira yagutse, ntabwo ari ya nzira ifungutse. Inzira twahamagariwe kunyuramo ni inzira ifunganye, ni irembo rifunganye, ni irembo rinyurwamo n'abantu bakeya. Abantu bakeya bumva ko barimo bagamije kuzagera ku ntego yabo, byanze bikunze nta kintu kibabujije. Muri urwo rugendo rero rw'inzira ifunganye, muri urwo rugendo rutarimo kwisanzura, ntabwo umuntu arimo agenda akora ibyo yishakiye, ntabwo umuntu arimo agenda uko yishakiye, ntabwo umuntu arimo agenda ashakisha horoshye. Aho unyura naho ugomba kunyura, kandi kugira ngo ukomeze kuhanyura biragusaba kugira ngo umaramaze. Aha rero niho abantu banyuze. Mwumvise ko byabagendekeye. Bamwe ngo bageragaho bakabatemagura, abandi bageragaho bakabakerera, abandi bageragaho bakabatwika. Twumvise ibyo bari abantu bawo Imana b'i Bugande, ntabwo bari kure y'iwacu. Abana beza b'imfura z'ibwami hari i Bugande, barimo n'umwana w'umwami nyirizina, bamenya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wabo.
bahitamo Yesu nk'uko nawe wahisemo Yesu, nk'uko nanjye nahisemo Yesu, ariko bakavuga ngo nta kintu na gitoya gishobora kuzankura kuri we. Bamaze kubyiyemeza gutyo no kubigumamo gutyo no kubihagararamo gutyo, basanga abo hanze babangamiye ubwami bw'umwami kabaka wabo, cyangwa se yitwa na kabaka niwe mwami wabo. Umwami akabona ati abantu bantwariye n'umwana wanjye nkunda, bamujyanye muri bo. Reka rero mfate mu bamwe ngende mbagirire nabi, ngende nice mu bamwe, uko nice mu bamwe ahari umwana wanjye araza kugira ubwoba ahita bivamo. Afata abambere abazingazingira mu mashara, akora umubyimba mwiza cyangwa se umutwaro mwiza, barayatwika, bagenda bashya bamanuka umusozi. Uko bagenda bashya bamanuka umusozi, abasigaye hejuru y'umusozi batangira kuririmba tugutendereze. Bakomeza kuririmba ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bakomeza kuza ari numero ya kabiri ngo natwe nimudukurikizeho. Hanyuma babonye bakomeza kugenda baza, babandi baravuga bati tujye kubwira umwami yuko bari abantu ntabwo ikibarimo gishobora kubavamo nubwo twabatwika dute. Baragendera bajya kureba umwami, ati nimwongere mufate indi kategori ya kabiri nanone, mutoranye mw'abandi mubatwike, buriya nibigeraho bararambirwa. Mubaje wa kabiri hajemo n'umwana we, kandi umwana we nawe yarahiye nk'uko bandi bahiye, kandi ubutumwa bwiza bashaka kuzimya bwarakomeje bubaho. Ikintu cyatumye ubwo butumwa bwiza bubaho bugakomeza no kubera kwizera kw'aba bantu. Iyo baza kuba baraneshejwe bakagira ubwoba nibagaragaze kwizera, ubu ngubu nta jwi rya Yesu riba ryumvikana ahangaha. Abo bantu rero batubanjirije nuko nk'uko bitwaye, nuko nk'uko babayeho, nuko nk'uko bagenze. Ahangaha niho ngiye mvuga ngo mu gihe cya none ahangaha ayo ni amateka. Ibyo turiho twiga byinshi ni amateka. Naraye mbabwiye nimugoroba ngo ntabwo dukeneye kubimenya cyane, ahubwo dukeneye kubibamwo. Dukeneye kwibaza ngo uyu munsi ari twe bibayeho none ahangaha muri Kacyiru, twakwitwara dute? Tangira wishyire muri uwo mwanya, tangire wowe wiyumve, tangira uvuge ngo jyewe ubwanjye kanaka mpagaze gute. Hahari yenda ntabwo uragera mu rwego rwo gutwikwa, ntabwo uragera mu rwego rwo kujya gutemagurwa, ntabwo uragera mu rwego rw'ibibazo bikomeye bikurenze, uracyari mu bya hasi, mu byo hasi, ariko mu byo ngibyo urimo witwaye ute? Ese ujye umenya ko hari igihe waneshejwe, cyangwa ujye umenya ko hari igihe bitagenze uko byagombaga kugenda? Witwaye gute? Ni ibiki rero bibuza umuntu w'Imana kugera kuri urwo rwego, aho uko byaza bimeze kose, uko byaza bimeze kose bisanga ari uw'Imana kandi akabinesha? Icyambere reka tukirebe. Ejo bundi nejo batubwiye umugabo witwa Petero. Batubwira umugabo witwa Petero, rwose Petero yari intwari kandi ni intwari n'ubu ngubu. Petero araza abona Yesu arimo aragenda hejuru y'amazi, baraye babitubwiye nimugoroba. Ni ijambo ry'Imana tuzarivuga buri gihe kandi rizakomeza kudufasha buri gihe. Noneho Petero abonye Yesu agenda hejuru y'amazi, kandi Yesu yari amaze kubabwira amagambo kenshi, amagambo avuga ngo muzizera ryari, muzizera ryari, muzizera ryari. Noneho Petero amuga ati niba ari Yesu koko rero ngaho tegeka nanjye nze. Yesu ati ndabitegetse. Ejo baratubwiye ngo ikintu cyerekana ko ari ibintu bishoboka nuko Petero yateye intambwe nyinshi hejuru y'amazi. Haleluya. Iyo biza kuba atari ibintu bishoboka nta ntambwe nimwe aba yarateye hejuru y'amazi, ariko kuba byarashobotse ko ateye intambwe hejuru y'amazi byerekana ngo kugenda hejuru y'amazi birashoboka. N'uyu munsi ubwo butumwa yuko bushoboka turiho turabuvuga. Birashoboka, birashoboka ko umukristo, birashoboka ko umurokore agenda hejuru y'amazi, ariko atagiye kwiyahura, agiye ategetswe na Yesu. Haleluya. Agiye ari ngombwa, bigiye ari ngombwa, mu gihe ari ngombwa, mu gihe ari ngombwa ko agenda hejuru y'amazi, agenda hejuru y'amazi. Mu gihe ari ngombwa ko agomba guca hejuru y'ibibazo, abicaho nta kibazo. Kubera iki? Kubera ko Yesu ari imbere ye.
kubera ko areba Yesu. Nuko noneho rero Petero arakomeza aragenda areba Yesu. Sinzi ukuntu byari bimumigendekeye, uwambwira mu mutima w'ukuntu yari ameze, uwambwira ukuntu yagendaga yiyumva. Yewe haleluya! Niba yaragendaga avuga ngo sha ndagakoze sha, nimurebe akagaturu nkaze sha, nimurebe sha, nimunde. Simbizi uko yabwiraga babandi bari kumwe nawe, babigishwa abandi bagenzi be. Ntabwo nzi uko yababwiraga, sinzi uko yiyumvaga muri bo, sinzi uko yiyumvaga mu mutima. Ariko kimwe cyo yatumye tubona ubu butumwa yuko bishoboka kugenda hejuru y'amazi. Bigiye kubona abona aritumbuye. Ese yarageze se aharushije ahandi kuba habi? Oya, nta habi hari handi. Yarageze se aho bitagishoboka? Oya, ntaho bitagishoboka habaho. Yageze se hehe? Niki cyatumye mu gihe cyagihe agera ahantu imbaraga zikarangira, agera ahantu bikamunanira, agera ahantu bikamurangirana, akidumbura agashaka kubura mu mazi. Ariko ikintu kimwe mushimira namwe kandi nibwira ko mukwiye kugitwara nk'intwaro yanyu, ni ukwibuka guhamagara Yesu. Yesu we ntabara, kwizera kwanjye kwabaye gukeya. Mukanya twaririmba indirimbo nkunda cyane ngo iyo kwizera kwanjye kwabaye guke ngo Yesu aramfata. Humura, Yesu aragufata. Ntabwo Yesu agucira urubanza, ntabwo Yesu avuga ngo ariko nzageza hehe, ntabwo Yesu avuga nta gucyurira, nta kwigizayo, nta kubwira ngo arakomeza akagufata. Haleluya! Yesu ni mwiza cyane, ndamukunda. Yesu ni mwiza, aragufata, aramufata muvanayo. Ariko Petero nibwira ko yatacye avuga ngo hariya hari icyo nsinzwe, hari ibyo natunganije, siko yagomba kugenda. Urugendo yagombye kuba yatangiye akanarurangiza. Ariko cyatumye amanuka ni iki mu kuvuga ukuri? No gushidikanya. Muri uru rugendo rwo kwizera, ijambo gushidikanya ni ijambo rikunda kubaho cyane. Twigeze kugira umukozi w'Imana witwa Eric Thompson. Yari afite impano yo gusengera abantu bagakira. Rimwe rero twari mu giterane ku Kigeme, araje arasenze, muhaguruke mwese abarwaye igifu, arabasenya. N'ubu ngubu tuyatuvuga ngo mpamagaye umuntu ngo hano dusengere twese, hari uwatinya guhaguruka ngo asengere abantu barwaye nk'igifu cyangwa se barwaye indwara zinize. Akavuga ati ubu se koko jewe mwene kanaka utarigeze mvuga n'ururimi, utarigeze umaze n'umwaka umwe nkijijwe, uko gushidikanya, uko gutinya kukubuza kurangiza umurimo wo kwizera muri wowe. Nuko noneho rero Eric Thompson arahagurutsa abantu arabasengera. Amaze kubasengera ati mwese murakize, mwese abari barwaye murakize. Kandi bari barwaye nuko hari umuhungu w'inshuti yanjye warwaye igifu. Uwo mwanya gihita kimurya kuruta uko cyamuryaga mu minsi yashize. Nukuri pe, kiramurya, kirongera kiramurya. Arambwira ati Mishi, ati mbigenzene, none se umeze ute se? Ati mu kuvuga ukuri cyandiye kirandya atariko ubu cyo Satani ashaka no kugira ngo mbuze gukomeza kwizera. Nishidikanya gato ndagwa mu mazi nka Petero. Reka nkomeze nshingirize kindi. Arashingiriza kiramurya. Ndababwira ukuri kandi bahamiriza nibyo nabonye, cyamuriye iryo joro bwakeye yakize. N'ubu ni muzima. Gushidikanya rero, ugashidikanya icyo wabwiwe gukora, ukumva ko hari yenda kitashoboka kubera impamvu zinizi, bikubuza kwizera kwawe, ukagwa mu ntege nkeya. Kandi cyo Imana ari gutegerejeho gukora n'ikibe kigikozwe, Satani akaba ari gutsinda, Yesu akaba aratsindwa muri uwo mwanya ku bwawe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, gushidikanya. Sintinya kuvuga yuko Petero agomba kuba yarashidikanije, agomba kuba yaravuze ngo ariko kuko ndakomeza ngene nzagere hariya ngo nshobora no kuko agahita hari yenda yikubitamo akagenda. Gushidikanya. Nawe yenda warashidikanije, nanjye narashidikanije. Nigeze kubwira abo twasenganaga ku manywa hano ku wa gatanu w'igishize, hari aho badutumiye kujya gusenga. Tujya gusengera umwana, dusenga umwumva umutima umbwira ngo ubuse koko nawe Michel wasenga koko isengesho ryawe rigakiza umurwayi?
ndavuga ngo reka ndiceceke, ntabwo nge narizamura ngo rikize umurwayi, ntabwo narizamura ngo rikize umurwayi, bitumye umurwayi adakira kubera jewe, kubera kwizera kwanjye guke. Ariko mu gihe uvuga ngo ndabivuga mu izina rya Yesu, uriya murwayi arakira, nta mpamvu atakira, kuko ntabwo ari wowe ukiza, ni Yesu ukiza. Ntabwo ari wowe ukiza. Ibi mbabwira rero, nigeze guhura n'ikindi kigeragezo kimwe. Umuvandimwe wanjye yarwaye indwara z'abadayimoni, azirwara kandi nkirijwe wadakijijwe, azirwara turi kumwe mu rugo, nta wundi muntu turi kumwe, azirwara agomba kugira umusengera kandi nta wundi agomba kumusengera, n'igihe wari uhari jyenyine. Ubwo rero nagombaga kuhahagarara nkakora icyo nagombaga gukora nk'umurokore, kandi nkagaragaza ubutware Yesu afite ku badayimoni. Ndamufata, nuko ndamufata, ndamukomeza, ndamubwira ngo haguruka, arahaguruka, ndamushegeza akanya gatoya, maze kumushegeza akanya gatoya ni mu izina rya Yesu, dayimoni muvemo. Umuhungu yahise akira uwo mwanya. Dufite ubutware twahawe na Yesu Kristo. Yaravuze ngo mbahaye ubutware, kandi ibimenyetso bizagaragaza bizera, dore ngibi: bazasengera abarwayi bakire mu izina rya Yesu, bazabwira abadayimoni ngo nibagende. Ntabwo tugomba kubakubita. Uri gukubitira iki? Abantu barabamaze bakubita, nta ugomba gukubitwa. Umuntu agomba, dayimoni arategekwa kandi agasohoka, muvemo, akavamo akagenda. Mukoresha ubutware dufite. Nushidikanya gatoya rero, imbaraga zikurimo ntabwo ziriba zigikora. Imbaraga za Yesu muri wowe zirakora kandi birashoboka, zirakora kandi bigakoreka, ariko biragusaba kudashidikanya, kumva ko ubirimo neza, kumva ko ibyo ugiye kuvuga atari ibyawe, ari Yesu, kandi Yesu ugiye kubikora ni wa wundi. Uko yari arejo niko n'uyu munsi ari, kandi ko azahora ari iteka ryose. Uwo ntiyigize ahinduka, nta nubwo agira igicucu cyo guhinduka na rimwe. Ahora ari Yesu, ahora na bwa butware, ahora na za mbaraga, kandi uko yari ameze cya gihe hariya niko ameze n'uyu munsi ari wacu. Ubwo butware rero yarabuduhaye, mujye mureka tubukoreshe. Kwizera rero kwacu gushobora gucogozwa no gushidikanya. Gushobora gucogozwa no gushidikanya. Hari iby'Imana yakubwiye. Tujya tuvuga ngo amasezerano ngo ratinda ariko ntahera. Tukanongeraho tukavuga ngo amasezerano ngo arageragezwa. Ngo ninde wari wabona isezerano itageragejwe? Ariko burya amasezerano yageragezwa atageragezwa, ikintu gituma uguma mu masezerano ni ukwizera. Nuko yagumamwe, nukumva ko ibyo wabwiye ari ukuri, nukumva ko ibyo wabwiye bitazahinduka, nukumva ko wabikubwiye ari uwiringirwa, kandi uwo wiringirwa ntabwo na rimwe ahinduka. Nawe ugakoma muri we ntuhinduke, kubera ko isi irahinduka ariko we ntahinduka. Hanyuma rero Pawulo yongeraho muri icyo gitabo cy'Abaheburayo ku murongo wa 2 mu gice cya 12 hepfo gatoya, aravuga ngo dutumbira Yesu wenyine. Dutumbira Yesu wenyine. Iri jambo ryo gutumbira Yesu wenyine ndagira ngo murifate, muryumve kandi muritahane kandi murigumemo. Dutumbire Yesu wenyine. Amaso yacu tuyahange kuri Yesu. Amaso yacu tuyashyire kuri Yesu. Amaso yacu muri ubu buzima tuyashyire kuri Yesu. Mu mibereho yacu ya buri munsi amaso yacu tuyashyire kuri Yesu. Mu bibazo byacu bya buri gihe amaso yacu tuyashyire kuri Yesu. Dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, niyo fondasiyo yo kwizera. Fondasiyo yo kwizera ni Yesu. Ntabwo twizera ibitangaza, ntabwo twizera ibyo abantu bakoze, ntabwo twizera abazadufasha, ntabwo twizera ibyo batubwiye. Twizeye nde? Yesu wabivuze. Niyo mpamvu dukwiriye guhanga amaso Yesu wabivuze. Niyo mpamvu dukwiriye guhanga Yesu ufite amaso, Yesu ufite imbaraga. Niyo mpamvu uko byagenda kose amaso yacu dukwiriye kuyahanga kuri Yesu buri gihe cyose. Wabyuka mu gitondo ubwire Yesu ngo hanzeho amaso yanyu. Mu bibazo byose, mu bintu byabayeho bibi naciyemo, nta kintu kiruta jenoside. Mu bindi byose naciye mu bibazo, ahari yenda gupfusha umuntu, ahari yenda kubabara muri ubu buryo n'ubu, ahari yenda akazi ko sinigeze nkabura. Imana yampaye umugisha wo kutabura akazi,
natangiye akazi ntagasabye kuko kira ntwasabaga akazi. Abungu mwaragowe, abungu murangiza kwiga muvuga ngo nzabigenza nte. Ubu rero twaranabahimye turababwira ngo nimwishakire. Twebwe rero twarangizaga ubwiye ministeri nta nubwo wanayibwiraga, aho wize barabandikiraga ngo abarangije ni 20. Muri abo 20 kumva radio iraguhamagaye, radio yamara kuguhamagara ngo Michel Kayitaba uhangana naha ngo uhamagaye kujya gukora hanaha, ukagenda ukajya gukora. Nuko twabonaga akazi. Utaba rero gushugurika kujya hirya no hino gushaka akazi ahandi, ibyo ntibyabagaho. Iyo bagugiraga mwarimu wapfa guri mwarimu, bakugira umugabo gapfuri muganga, bakugira icyo bakugize wakomezaga icyo bw'icyo, keretse yenda nka bishop bahinduye bakajya kuba pastor. Naho ubundi twebwe twagombaga muri uwo murimo twahamagariwe, nuko byari bimeze no muhamagaro. Yari imihamagaro rero twari dufite. Noneho rero nababwiraga ngo nta kintu kibi nigeze mbona kibaho kimeze nka kiruta genocide nabonye. Kandi iyo genocide nayimaze mu iminsi 100. Ntabwo nagize umugisha wo kuba muri Kigali ngo byibuze ngo mbe mvuga ngo iminsi 3 ya mbere ngo hanyuma ngo iminsi 2 ya nyuma ngo nari kumwe n'inkotanyi ngo zimfashe neza. Oya, 100 uko imeze uko mujya muyumva, 100 guhera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 kugeza mu kwa 7, ndetse byaranakomeje ko nagiye ni Kongo. Ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuhumeka muri iyo minsi. Ariko icyo mbabwira ni iki ngiki: nashyize kwizera kwanjye muri Yesu neza. Haleluya. Nashyize kwizera kwanjye muri Yesu neza. Kubera iki? Naravuze ngo uwampamagaye muri iyi si ninde? Ni Imana yandemye. Hanyuma watumye ndushaho kuba mwiza ninde? Ni Yesu wankijije. Yesu wankijije icyo ashakiraho ni iki? Ni ukubaho neza nka mukiranukira kugeza ngiye gupfa. Nazira genocide, nazira malaria, icyo nazira icyo cyose ni ugupfa ngasanga Yesu. Nshyira kwizera kwanjye muri Yesu. Dore kwizera kwanjye gushyize muri Yesu. Mwami, niba arabica bice, ariko icyozi nuko ngusanga. Niba ari urupfu rumeze gutya ruze, ariko icyozi nuko ndiho ngusanga. Kwizera kwanjye gushyira neza muri Yesu. Sinigera ndeba abantu, sinigera ndeba uwangirira gutya n'uwangirira gutya. Nubwo nabo ngabo babayeho, ariko baje basoza umugambi wa Yesu kugira ngo akore ibyo agomba gukora ku bwanjye. Kwizera kwawe gushyire muri Yesu. Kwizera kwawe gushyire muri Yesu, hanyuma utumbire Yesu wenyine wo gutumbira amaso y'abantu. Nutumbira amaso y'abantu bazaguhemukira. Niko yandirimbo baririmbye bajya baririmba ngaha ngo harabiringiye abantu ngo ariko barabahemukira. Nutumbira so wanyu na so na bene wanyu na babandi bafite imirimo na babandi bafite amafaranga bazaguhemukira. Nutumbira akazi uriho ngo utazagatakaza uzakabura. Nutumbira icyo utumbiriye icyo aricyo cyose muri kino gihe ushobora kuzapfa nabi kubera ko cya kindi wagitumbira ntacyo cyakumarira. Ariko utumbire Yesu wenyine. Niwe banza ryo kwizera, niwe fondasiyo yo kwizera. Kandi ntawe nigeze numva, dore uko ngana uko nguko, nta muntu n'umwe nari numva watumbiriye Yesu wenyine ngo amukoze isoni. Impamvu abantu bamwe bibwira ko ahari yenda Yesu atabatabaye nuko bari bategereje kuri Yesu imigati. Ariko Yesu yabwiye babandi bari bategereje imigati, arababwira ngo ariko ubwo koko munkurikiye muri seriyo cyangwa no kubera ya migati? Ubwo munkurikiye koko muzi neza ko ari giye mushaka cyangwa murashaka imigati ntanga? Hari abakurikiye Yesu kubera ko atanga imigati. Hari abakurikiye Yesu kubera ko hari ibyo azabahaye babwiye. Hari abakurikiye Yesu kubera ko ari byo bamushakaho bindi bitari ubugingo. Ariko twe twakurikiye Yesu dushaka kubona ubugingo atanga. Kandi ubwo bugingo buhoraho atanga narabubonye kandi nawe warabubonye. Reka tubukomeze mu kwizera. Haleluya. Tubukomeze mu kwizera, tujyana nabwo mu kwizera, tugende nabwo mu kwizera. Imana yacu ikomeze ihabwe icyubahiro. Ubwo nari ndwariye kuri Faisal muri 2010 haje kusura abantu bamwe batandukanye, ariko abarokore n'abantu beza ndabakunda cyane, bagira urukundo kandi barasurana. Haleluya. Baransuye pe, ariko bansuraga bose barazaga bakansengera bakibutsa Imana imirimo. Mwami Yesu, turakwibutsa imirimo uyu muntu w'Imana yakoze, turakwibutsa ajyaha, turakwibutsa akora ibi. Nkavuga ariko si iyo mirimo igiye kunkiza rwose. Mu mabare ntabwo turiho duhuza amasengesho, ntabwo ngiye gukizwa n'imirimo nakoze, ndakizwa nuko Yesu ankunda. Haleluya. Haleluya. Yesu arashimwe cyane. Nuko rero noneho baramwibutsa imirimo, bibutsa imirimo. Ariko no kwibutsa imirimo ni byiza ku nyungu zabo ngabo, ku nyungu zabo ni byiza. Burya abana b'iwanjye iyo bansengera bibutsa imirimo no kugira ngo ngumane nabo nkomeze mbafashe.
madamu w'iwanjye yasengera yibutse imirimo ni ukugira ngo nkomeze mbane nawe yo kumupfakazi. Ariko kuri jyewe ntabwo ari iyo mirimo nashyira imbere, ndashyira imbere ko Yesu Kristo yambwiye kandi n'ubwo akimbwira kandi akinshaka kandi akinkunda uko byagenda kose bikaba gutyo. Nuko rero abasengera kubw'imirimo mukomeze mu musengere ndame ntacyo bintwaye, ntabwo bizambabaza. Nuko ari bamwe rero tutabyumvikanagaho, iyo bazaga bagasenga bavuga bati Imana rwose turakwereka iriya mirimo yakoze, turamukwereka uko ameze gutya, ntabwo hariya mu kuzima ariko agiye kuzagukorera, turabyanze mu izina rya Yesu, n'ubu turongeye turabyanga. Ntabwo ariko muriho murivuna, icyo Imana yashatse kiraba. Ariko ku bwanyu nimukomeze musenge gutyo. Ariko ku bwanjye ndi mu bushake bw'Imana. Imana yabishatse biraba, kandi Imana itabishatse ntabwo biba. Ariko ku bwanyu bishobora guhinduka bikaba nk'uko mwashatse iyo mwizeye. Haleluya. Yesu rero nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Ikintu cya mbere rwose kitubuza ni ukutizera, ni ukushidikanya. Icya kabiri rero nanone kugira ngo ntatinda kandi umwanya wacu ugomba kugira amasaha uhagarariraho, icya kabiri reka nkibabwire nacyo. Murebe muri cya gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 10 umurongo wa 34. Kuko mwababaranaga n'imbohe mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Umurongo wa 35. Nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano, nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Reka nsubiremo aya magambo. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Ku murongo wa 39. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ubwoba kandi umuntu utagira ubwoba mu kuvuga ukuri, nanjye ntera ubwoba rwose ni ikintu gisanzwe. Ubwoba ni ikintu gisanzwe, ni muri kamere yacu. Ubwoba ni ikintu gisanzwe. Nubona umuntu wigiriye ubwoba ujye umwihanganira, nakubwira ati umunyabwoba umwihanganire. Muri jenoside umwana umwe yaratubwiye, aragasore k'agahungu gatoya ariko kazansuye nkakabereka, kitwa Kamanzi. Kari akantu gatinyuka cyane kandi gafite n'ubutwari burenze ubwanjye. Noneho rero hakaba undi muntu wundi nawe wari wumvaga ashaka kugira uruhare mu biriho bikorwa, ariko akabikorana ubwoba buteye ubwoba, ku buryo ndetse no gukoramo n'ibyaha ashobora kuba yanabikoreramo yenda ariko simbizi gusa nagendanaga nawe, ariko ubwoba yari afite bwari buteye ubwoba. Noneho Kamanzi rero rimwe aramuhamagara ati ngwino mfashe dukemura ikibazo kimwe kuri Michel cyandenze. Wa mugabo yumvise ari ikibazo gikomeye ahita amubwira mukomeze turasenga. Aragenda. Kamanzi araza arambwira ati ariko kanaka agira ubwoba. Kugira ubwoba rero ni ikibazo kibuza umuntu kwizera, ni ikibazo kibangamira kwizera kwawe. Iyo Satani ari hariya yishajije, mwibuke uko Abusalomu yabitubwiyeho, atubwira Apoloni na Mukristo. Apoloni yari imbere ye yishajije, yigize munini, yigize mugari, n'amacumu n'uducumu, ateye ubwoba. Icyari gisigaye kuri wa muntu w'Imana ni ukugira ubwoba nawe akirukanka. Satani yigira munini, akigira igihangange, akatontoma, akavuga amagambo menshi, ariko icyabagamije n'iterabwoba. Muri no minsi murebe ukuntu abantu barimo baterwa ubwoba na virusi. Irakomeye koko. Sindiho mfobya ikibazo kiri ku isi, cyabaye n'ikibazo cy'isi yose. Irakomeye. Ariko mu bikomeye ntabwo dukwiriye kugira ubwoba.
ijambo ry'Imana ryaratubwiye, muzasome neza ibyo Yesu yabwiye abigishwa muri Matayo 24, arababwira ngo mu bihe bya nyuma dore ko ibintu bizaba bimeze. Mu bihe bya nyuma hazabaho ibihe bigoye, hazabaho urwango hagati y'abavandimwe babiri, hazabaho intambara mu gihugu kimwe n'ikindi, hazabaho intambara hagati y'abavandimwe, hagati y'ababana hamwe. Muzumva ibishyitsi bitemba by'imisozi, ibishyitsi binyeganyeza imisozi. Muzabona ibiza, muriho murabona ibiza biriho biza. Muzabona nk'ibi ngibi muriho mubona n'ibindi tutari twabona bizaza. Ariko yongeraho ijambo rikomeye cyane ngo ariko nibimera gutyo, nimubona bimeze gutyo, ntimuzagire ubwoba, imitima yanyu ntizahagarare, ahubwo amaso yanyu muzayerekeze hehe? Hejuru. Haleluya. Ubwoba bukubuza kwizera, ariko kugira ngo utagira ubwoba, zamura umutima wawe werekeze hejuru. Haleluya. Hejuru hari Yesu, hejuru y'ibibazo hari Yesu, hejuru y'ibyo dutinya hari Yesu, hejuru y'ibibi byose hari Yesu, hejuru y'ibihe hari Yesu, hejuru y'ibingibi byose bimaze guhinduka hari Yesu. Uwo nguwo udahinduka, uwo nguwo uzahoraho, uwo wabayeho kandi akaba ariho n'ubakaba azahoraho iteka ryose, nitumuhangeho amaso, niwe banze ryo kwizera. Haleluya. Haleluya. Kugira ubwoba, abantu iyo bagize ubwoba bubavana mu myanya bari barimo. Ubwoba buraza bukabatera, abagombaga kugira umumaro bakaba barawuretse, ahubwo bakajya mu magambo bagasubiranamo. Niyo Imana yajyaga kugira ngo ihana abapagane, ejo bundi batubwiye ibya Yehoshafati. Yehoshafati we ntabwo yigeze ajya ku rugamba, ahubwo yarasenze. Amaze gusenga Imana iranezerwa. Imana imaze kunezerwa ijya muri babanzi babo, baba Mowabu, baba Mori, baba n'Ibiseyiri, ibajyamwo. Imaze kubageramwo irabatigisa, ubwoba buraza. Haleluya. Ubwoba bumaze kuza ngo barasubiranamo hagati yabo baricana. Babandi bakwa Yehoshafati basohotse, basanga umusozi wose wababateye ni imirambi iri imbere yabo. Aho kurwana intambara rero bajya kurwana n'abanzi, barwana intambara yo kujya gucuza ibyabo kugira ngo bakuremo imigisha. Ubwoba ni ikintu kituvana mu kwizera. Ubwoba ni ikintu kituvana mu kwizera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntimureke ubushizi bw'ubwoba bwanyu. Ntimureke ubushizi bw'ubwoba. Nyabuneka nimureke dushira ubwoba. Nimureke dushira ubwoba, nimureke tugende tumaramaje, nimureke tugende twumva ko nta bwoba. Niba hari n'ibibazo bitukikije, ariko uvuga ngo ntacyo, ndi kumwe na Yesu. Haleluya. Ndi kumwe na Yesu, nta bwoba afite. Kandi iyo udafite ubwoba uratuza. Ntabwo ushobora kumbwira ngo uzatuza ubwoba bwakumaze. Ikintu kiranga umuntu uri bupfe mu ntambara nakibonye ni ubwoba. Mu ntambara iyo umuntu afite ubwoba arapfa. Burya nujya kubona ukabona umuntu mu Rwanda narimwe aragira ubwoba, uzavuga ngo yarapfa, ntabwo ngiye kumutindaho, ari bupfe mu kanya. Ajya kwihisha hano ati nta buhungiro buhari, yajya kwihisha hano ati nta buhungiro buhari, ati sohoka tugende, uwo nguwo ari bupfe. Ariko wifitiye washize bwa bwoba, aravuga ati uko byagenda kose indindira naha ngaha, reka mpagarara handebe, bikamucaho bikagenda. Ubwoba mwo gutarera ubushizi bw'ubwoba bwanyu, ahubwo mureke tubugumemwo kandi dukomeze dutumbire kuri Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera. Icyanyuma nanone gituma umuntu gituma kandi bwa bwoba buri mu buryo bubiri. Bwa bwoba bushobora kuba ubwoba utinya abandi, utinya ibyo bakugiriraho bibi, nk'ibyo ngibyo nababwiye mu kanya by'abahowe Imana. Ariko bwa bwoba bushobora no kuba no kwitinya ubwawe, ukagira ubwoba bwo kwitinya, ugatinya, ukumva nawe uritinye, nawe ukumva uritinye. Sinzi niba hari aho twagiye ndiho senga, mpura n'abantu bari baraturutse Murenge, twasengeraga umwana. Noneho rero baratangira baravuga bati rero tugiye gukura nk'amakote n'amashati turwanye abadayimoni maze umwana akire. Batari kumwitonde, turi kumwe n'umwangilikane, buriya ntabwo abizi. Ubwo urumva je barampinze birarangiye, kandi ntabwo banzi, nta nubwo tunaziranye, gusa umwe yari yarambonye aho nsengera. Nuko ndavuga ntari kumwigira ubwoba, mureke dusenga, ntacyo bitwageze n'umupagani.
warasenganye umwana yarakize. Ariko icyo nashaka kubabwira nuko iyo Satani akweretse yuko ntacyo ushoboye nawe ukishyiramo ngo ntacyo nshoboye, ukwizera kwawe kwarangiriye aho ngaho. Satani arakwereka ngo ntushoboye, ahubwo mwereka umugenda ashoboye. Nikejo Bishop yatubwiye nimugoroba ngo nakwereka ko akomeye nawe umureke kuri kumwe na Yesu ukomeye. Ibyo ngibyo nibyo bigiye kuzatukomeza bigatuma tugira kwizera, kandi kwizera kwacu mu bifatika, kwizera kwacu mu buzima, kwizera kwacu mu kazi, kwizera kwacu mu bucuruzi, kwizera kwacu. Haleluya. Anakreti niwe wambwiye ijambo ryiza, arambwira ati burya rero twebwe abacuruzi tugira kwizera. Abantu bazinduka mu gitondo nkagenda nkicara imbere ya kontwari, nta muntu twasezeranye, nkabona araje, nkabona undaraje, nkabona undaraje. Gikomeze usengane kwizera gutyo. Kwizera nuko nguko nukumva ko bishoboka. Birashoboka. Iteka ryose Yesu ahari birashoboka. Ntabwo bijye bidashoboka nta na rimwe. Icyanyuma rero mu byo nashoboye gutekerezaho mu kanya gatoya ni akamenyero. Akamenyero k'ubukristo bwacu. Akamenyero k'ubukristo bwacu n'ukuri pe. Kumenyera ni byiza kuko iyo utangiye kumenyera ibintu bihinduka automatique. Byamara kuba automatique ibintu rero byagiye muri system muri murabyumva bya system. Bitangira ari ibintu bigoye wegeranye na biriya ariko wamara kubishyira hamwe bigatangira kwerekana ko bishobora gukora, bigakora, bikaba automatique bikamenyera. Noneho ugasanga biriho birijyana. Iyo ibintu biriho byijyana byararangije kuba automatique, aho ngaho ushobora kumenyera ko biriho bikora, ntiwibuke kwizera Yesu. Ahubwo ukizera ko bishoboye. Ukizera ko ari wowe ubikora. Ukizera ko ari wowe utanga izi mpano. Ukizera ko ari wowe ukiza abarwayi. Ukumva ni wowe usigaye ubikora. Ntabwo Yesu akibikora. Yesu ntakiri mushya muri wowe. Yesu ntagishobora muri wowe. Ni wowe usigaye ushobora. Twagezeho abantu bahabwa impano z'Imana. Izo mpano z'Imana bamara kuzihabwa bakazikoresha, mu gihe bazikoreshaga bakajya gusenga Yesu bati Yesu we turakwinginze izi mbaraga zawe waduhaye tugiye kuzikoresha ngo uriya muntu akire. Umuntu agakira. Biza kugeraho akavuga ngo jewe nahawe impano yo gukiza abarwayi. Ahindutse dogiteri. Akaza dogiteri kanaka ngwino hano genda akahita akira. Niba Imana yaraguhaye iyo mpano rimwe na rimwe arigita ikwambura, nibyo bitangaza bigakomeza bigakorwa, ariko ntabwo kinezeza Imana. Ntugikoresha kwizera kwawe, uriho uriyizera wowe ubwawe, uriho urigaragaza wowe ubwawe. N'uyu mwanya turimo wo kuvuga ubutumwa, hari abawizereramo ko bashobora rwose kuvuga ubutumwa, akumva ubutumwa zabuvuga akumva aho bamuhamagaye. Hari abajya bavuga ngo aho baguhamagaye ugenda uvuga, uravuga ibiki ko atari ibyawe ugiye kuvuga. Cyo kora ni waguhamagara, bwira Yesu ngo barahamagaye, reka ngira icyo mvuga, kimbwire nkivuge. Ukivuga uzi ko atari wowe ahubwo ari Yesu. Iteka ryose ube sous control ya Yesu. Umwuka wera akomeza akore, akomeza kugirira imbaraga, akomeza gukoreshe, akomeza gushoboze, kwishoboza ubirihorere, ukomeze urebe Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mureke dukomeze tugire kwizera. Kwizera nibwo buzima bwacu. Kwizera niko kubeshaho umukristo. Kwizera niko gutuma Imana ihora yishima, yikishimira kubona abakristo bagenda bariho. Kuko iyo twavuze kwizera, igikurikiyeho no kuvuga ngo ntacyo bashoboye. Ntacyo bashoboye. Ariko kwizera kutubeshaho, tukabaho nk'uko Imana ishaka, tukanezeza Imana kuko dukoresha ibyo ishaka ko dukoresha tubikora, tukakora ibyo ishaka. Kwizera kwacu kugahesha Imana icyubahiro. Hari abashaka rwose muri uyu mugoroba bumva bashaka ku rwego bari bariho rwo kwizera ruzamuka, bakagera kuri rwa kwizera batubwiye cyo gukuraho imisozi, bakagera kuri kwa kwizera kudahuangana. Hari abumva se ubwoba bwari bubabanye bwinshi, bakumva ko hari ibyo bashakaga gukora ariko bagiye bakabibuzwa n'ubwoba no kwitinya muri bo, akumva aritinye, akumva ntiyabishobora. Hari abumva bakeneye imbaraga z'amasengesho kugira ngo dufatanye gusenga no gusengerana nkuko twabyize muri kiriya gihe gishize. Abo niba bahari hano, reka tubabwire ngo nimuhaguruke mujye hejuru, hanyuma dusenge Imana, twature gukomera kw'Imana, twature imbaraga zayo, kandi dusabire buri muntu wese muri runo rusengero kugira ngo agire kwizera, kandi kwa kwizera agiye kugira kuba ari kwa kwizera kuri mu kigero gishyitse, cya kigero Yesu adushakaho twese,
cya kigero kituma ibyo akubwiye gukora byose ugomba kubikora, cya kigero akubwiye ntutinye andi majwi, ubwoba bwawe bukaba bwavaho. Reka rero bahari bazamura ikiganza cyabo kugira ngo dusenge Imana. Turagushimiye Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu. Turagushimira kubw'umugisha wawe twagize muri no paruwasi ya Kacyiru, kutwongerera izi nyigisho zitubwira ibyo dusanzwe tubamwo, ibyo dusanzwe dukoramo, ibyo dusanzwe tumenyereye, kugira ngo byongere kutubera bishya kandi byongere kuturemwa abantu bashya wifuza mu bubyutse urimo tujyana ngo muri iyi minsi iri imbere. Turagushimira amagambo yose yavuzwe muri kino cyumba, amagambo agamije kukwizera, kandi abantu bawe bose barifuza kurushaho kukwizera, barifuza kurushaho kugendana nawe, barifuza kurushaho gukora ibitangaza ubakoresheje, kugira ngo izina ryawe rigaragare muri ibyo ngibyo ugenda ubakoresha. Imirimo yabo bagiye kuyikora mu buryo butangaje, kuko ari wowe ugiye kubibashoboza kubera kukwizera. Barifuza kukugaragaza mu ngo zabo birenze uko bakugaragazaga. Barifuza Mana kugaragara cyane aha mu midugudu aho dutuye. Barifuza, hari n'ibibazo twagiye tubona mu gihe gishize byatubereye nk'imisozi, turifuza kubibona bivaho mu izina ryawe, kubera ko dufite kukwizera kandi tuba dukorana nawe. Bongerere kukwizera, bongerere kukwizera, bongerere kukurebaho, bazamurire kwizera kwabo, bahe kwa kwizera kurenze kwa kundi kwa kabuto, bahe kandi kwa kwizera gukora kuri wo kuboneka mu mirimo. Batinyure mu byo bavuga, batinyure mu byo bakora, batinyure mu byemezo bafata, batinyure mu byemezo bifatira ubwabo. Batinyure Mwami, tinyura abantu bawe. Muririmbyi yaravuze ngo tinyuka mugenzi, ngo banka Daniel, tinyura abakozi bawe bari ahangaha, batinyuke ya mirimo bahawe, batinyuke bya bindi bariho babona batinya, batinyuke bya bindi batinya kuvuga, batinya ko batahagarara ahangaha ngo bavuge ijambo, batinye ko batakwatura ibi ngibi. Batinyure mu izina ryawe Yesu Kristo, kandi ubikorere mu mitima yabo, kandi ubahe no kugira ngo baguhamye aho bagiye hose kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.